agira urukundo aragukunda cya gatatu ningera nko kuri 17 ndahita ndikira aho 17 icya gatatu oya niyemera agira urukundo cya gatatu muri make nyine bwakubiyemo byinshi ngira bine. Ibihe byiza nshuti zacu YouTube Musinga TV turabashuhuje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose ku mpande z'isi hirya no hino. Nkuko bisanzwe ikiganiro ni inkuru y'urukundo rwanjye. Uyu munsi twasuye umuryango wa Nsabimana Jean de Dieu na Niyigena Alice. Aba ngo bahuriye muri salon de coiffure. Umwe agiye kwiyogoshesha undi arimo yogosha. Iyi nkuru nkurarikiye kuyikurikira, ni gucike stay touch stay cool. Nibuka ko waba warakoze subscribe, nkwibutsa ko wayikora, waba utarayikoze kandi ukayikora ubu, maze tugakomeza kubana muri ibi biganiro byacu tubageza hano kuri YouTube channel Musinga TV. Ni by'agaciro kubana natwe. Ngiye muri kumwe ni Maxime Kayumba, abatumirwa bacu abo twasuye ni Nsabimana ndetse na Niyigena aba jeune marié. Reka rero dukomeze n'ikiganiro mbibutsa yuko iyi ari YouTube channel Musinga TV. Nta rungu tuzabatera igihe cyose turi kumwe namwe muri inshuti zacu, inshuti zakadasohoka. Ese ubundi iyo bavuze urukundo wumva iki? Muri benshi kubona akantu ko gusoma biba bigoye, ni hakeya, ntabwo ari buri wese upfa kuvuga ngo vayo soma kandi ni hake. abenshi ntabwo bapfa kugira hano bigize ingona cyane, benshi bagashyira ku musego bakagasoma. ako iminsi umaranye n'umugore umaze kubona ukuntu kuba umusore no kuba umugore bitandukanye. icyiza subwa ni iki bitandukanye. Icyiza kuba umugore kugira umugore ahubwo ukiri isongi wumva iyo byari byiza ubu ngubu wabwirukanye umugore yakwirukanye ubu bamubwira abagore uzi ibintu yaramuriye ibikiza none nari kukugira ngo wiyibutsa kubwira ngo taha cyagera kuzikuraho amaganga ngo vayo ngo ndarwaye ngo ndikunda sinari ntashye. Nahise mvuga ati mupfa akandi kantu umugore soma kandi uyu mugore yarashatse kunyura mise naha yabona ko undi uri umugore niwo muforo aho buri wese ubwira ati ugomba kumuforoma mureke kandi ubona ko ari inama mbi ndi kukugira bihita binywera akampamvu ntashye ndavuga ati kuko wari ugiye kunyura mu bagabo ariko yari amusore Imana gute ibintu yaramuriye ibikiza yagukoreye iki ari kubaza ngo ibiki gusa ugasanga natetse naranabaze gusa n'umuntu mwiza yarandetse ndabaza nawe ugira inda hari nka saa tanu umugabo agafata umutsima agatanga yanteye imunji ararya se karya ibitoki bitaka ndahaze gahita arambika akabitubara ariko abadamu uko bitabara mu ngende nibera insugi uri kwicuza ko umugore n'ibibazo n'ibindi nuko turaziranye iyo udafite umugore wabaye imbwa abyarana arangiye bari kurya inama reka mubwire abantu benshi baziritswe n'abagore amahumbi. reka nk'urugero rwa hafi wenda si ukuvuga ngo turi gukora ikiganiro turi kubiganiraho urumva uko wabagaho isaha watahiraga udafite umugore abantu wahuraga nabo bakobwa ukashaka kujya muri ubwo burara n'uyu munsi birahura ntabwo bari ko rero uko nyine badufungana nawe n'ukuntu mukora tishere se wenda nka saa kumi tishere waramutse akigurutse umva se agatariki ntabwo bari gukora abagiye ati tishere waramutse
wumva gusubira aho waturutse saa sita z'ijoro. Baba we, njye nigeze mbikubwira. Cyangwa ubwo yazaga amamagara nkamuga ati ninsakurize. Noneho saa kumi navuga ngo ubwo ngiye kubyuka ngo njye kwahira reka mbanze mbaze sheri ukuntu yaramutse. Wowe urahi. Ni iki mu gatondo noneho nabaga sheri babyita ibiryo bya mu gatondo sheri waramutse uti agahita nga saa sita waturutse ngo mugire inama tuzajya uzabibyenza ntabwo uti sheri waramutse utaranamureba uti waramutse makuru sheri mfite gahunda uyu munsi zikaze urumva umutera injuga nyine ndashaka amafaranga turebe ukuntu twakora imishinga abagore bakunda imishinga ukuntu twagura ingurube cyangwa se ziriya nkwavu ko nawe afite inkwavu natwe twagomba kugira inkwavu ati nta kibazo kandi dushaka mfite n'imbeho mfite imbeho ako utamarize leta mama ati mfite imbeho mfungata mubwira akantu ntabwo gutereta ntabwo ikibazo mwebwe wumva ngo ni umugore ntabwo wamutereta sibyo rada umugore umutereta nk'uko wamutereta agakiri umukobwa Hano yarazaga hari izo saa tanu saa sita z'ijoro. Aha yihamagaza. Insakuriza. Urumva yakunyuzijemo ijisho. Ariko sheri umeze ute ngo sira baturutse. Nigeze mbikubwira. Ariko nawe ugomba kumenya ko sibyo umugabo ajya abaganira n'abandi. Ndeba yasize ndwaye. Asize urwaye? Aragiye kunyura uzi umugore utwite ukuntu yigwangaza. Aramubwira ati ubundi ugiye kubyara mbere. Ni generali. Bite? Ni Kagame ni. Uzi umugore kandi umukobwa yabyariye n'iwabo. Ntabwo bizana abantu. Iyo miteta yishyira. Bajya bahurwa se. Yabona bagahurwa. Ngashaka. Aramubwiye yakwite mu kwambara boxer y'umugore w'umugabo. Nuko yaramufite. None mutipo natenda bati ntabwo yitenda gusa. Wajya kumwira ataho isengeri. Karaka. Ariko utamufite n'ibyo wawe. Nyine bacumagana mu Kinyarwanda ngo ufite gisegura anaga ijosi. Iyo ufite umuntu kwitaho urateta. Kandi nsabura n'umugore ufite umugabo iyo atese nawe ukamutetesha niho urukundo. Sibyo rata? Iyo utese niho urukundo rukura. Sabi sibyo wacu. Utabimubwira se. Aya. Arabimbwira. Ukamutetesha. Wazi. Aramutetesha. Simutetesha. Aramutetesha rata. Ndamutetesha. Uriya yatinye kamera ariko ijwi riraza akaboneka. Ntabwo agutetesha. Ndamutetesha. Uremera ko wicara nk'ahandi noneho tukaganira nawe ugaragara ndababaza ibibazo bitanu. Nambaye gutya. Wambaye agapira k'umugabo nawe icara aha noneho njyewe tubona ndakubaza ibibazo nka bitanu byonyine tambuke gake gake sabi nubeshya biragukoraho. Nanjye ntabwo njya mbeshya ahubwo cyeka binabeshya. hari ikiganiro tujya tugira kuri YouTube channel Musinga TV kivuga ngo inkuru y'urukundo rwanjye ubu mugiye kumbwira muhura bwa mbere mwahuriye. Ndabanza mbaze nsa uzajya munganira nsa mwahuriye bwa mbere na madamu wawe Ubwa mbere mupofoka. oya vuga Ikinyarwanda biba mupofoka. Bwa mbere mwahuriye he? Ubwa mbere mubona mumva uri kuzamo neza mumva ndimo ndagwamo. Namubonye nari ndi kuri salo hari kwa sosora kwa DJ kwa sosora ndabona ahetse akana ndamubona akana kiwe kamukuru we ndamugisha ukuntu abona ari kwigurutsa nyine yigira ukuntu yatabyumva kwa kuri nubwo uti bimeze bite bigira isoni ariko nyine nyuma yaje kugwa iganirire ntagire yaje kubyemera ariko umuvugisha bwa mbere icyo gihe ni urukundo wari ufite cyane kwa kundi ubona umukobwa unyuzeho ukumva bimwe by'abasore hari urukundo n'irari niko
nakubazaga n'ubundi wowe wamubonye ahetse umwana wamukuru we uwamukuru aramubajije nawe kugira ngo nuwe aramwumva mukuru nese ujya kumubwira ngo bite bimeze bite wari uyobowe waramubonye akanyumva uramukunze cyangwa wamubonye ukuntu ameze nk'umukobwa yaraje ariyogoshesha aza kuzoza n'ikindi gihe ni wowe wamwogoshe azakuzoza n'ikindi gihe aramwatiriza ku gatebe ifoto z'umwana wagiye gufotoza umwana atera akajisho yaje kuba yaje gutira intebe wowe Gahara kuko twaziteye urubanza twicaye turi mu kazi muri hara muri salo hano natera akajisho ati nana ndatsinze uti ntabwo ari buncika ntabwo ncika uti witwa nde warambajije cyangwa nimero yanjye waje kuyibona nakubajije witwa nimero yashatse nimero ataramenya izina ryawe nari njye nari mubajije ntabwo ngo yitwa Lise ariko nimero uyifashe uretse tugendane nimero yiwe wayibonye ya telefone aho nabivugira ngo atari wayimana ngewe wapi yawe na mubyara we uzaba umuremyi waramuhamagaye uti motari yari umunyonzi icyo yari umunyonzi tima nomero ya wa mukobwa nabo umukobwa n'urutya ni mubyara wawe ni mubyara wanjye nshaka nimero yo vuba vuba none se reka mubaze nimero y'abarayiguhaye barayimuhaye kandi waratangiye kubeshya ngo nawe kwiyereka Yandiciyeho. nyine banza mubaze ikintu kimwe ni iki wabonye kuri Alice cyatumye wumva ushatse nimero ye aho ngaho muri salo turabaza bogoshe ko abakobwa benshi bakwize imbere ubogoshe ni iki wabonye kuri Alice ukavuga uti uyu mukobwa nimero ye ndayishaka kugira ngo nyine yigendesha ukuntu aya ntuzane ibyo wamukundiye ingendo nana ati nana uyu mukobwa umukobwa ngomba kumutsindira nta mico ye wari uzi aya n'amakuru y'urunyara ngo aritonda nanjye namureba nyine gutyo abona aritonda nuko nimero barayiguha ndayibona uramuhamagaye turabinoza hanyuma ari ngaho mbwira wowe aguhamagaye warabaje burindi niyo nkuru aguhamagaye nimero uraguhamagaye ntoyizi byagenze bite ngewe nyine yarampamagaye arambaza ati wamenya ati ntabwo nakumenye arambwira ngo ni wa muntu yakogoshe ikintu nahise mubaza n'abavuze ati se nimero yanjye ayikoye ako kana ko garagakunda nimero yikoye kubeshya ngo ni wowe wayimpaye ndamubwira ati ngewe ntabwo naguhaye nimero yanjye byaje kurangira nyine ko ari wowe muntu wayimuhaye mwamuhereyeho amajoro mutangira kuyarara paka nizagwa mu mwaka y'icyumweru yahamagaraga nk'iminota 3 rero uno munsi mbasuye nsanga hari igikoma mwarabyaye mufitanye umwana ari bitandukanye gute kuba uri kumwe n'umugabo n'umwana ubundi ruba ari urukundo rwungutse wowe wimvute iyo twatangiye karambwira ukuntu ujya umubwira ngo vayo taha bwije ubundi ubona mbere yo kumbwira ukuntu wiyumva ubona washobora kubwira umugabo ngo taha bya bintu ntabwo bishimisha abagabo wowe undi ubwiye umugabo ngo taha uba wishyigikirije iki rero nuko aba yasize ndwaye mwamubwira ngo ataha aza ndende hari ibinini se aba yatwaye ntabwo aba yatwaye ibinini ariko nyine uba wumva umukeneye none aniha yumve kuri bunini ambwira ngo poli ibyo mba nkeneye keya keya hava saba imana baragushinja kudatanga keya oya ako namubujije ahubwo ntuzongeye kunyura gutyo ko ibonenge n'umusaza hari umunsi yahamagaye nayo bagutse ntashye ngeze mu muryango mpita mera nk'uwari ugiye kwihagarika mpita nongera ndagaruka mpita mbwira uwari uri ndagumaha mpita mbwira baromara ati ubwo yaraguye ahubwo maha akandi kamamba aho ngaho mbe ndi gusoma ndi guhezaheza noneho amasaha bagiye natashye saa sita nibwo natashye nanjye nawe yashibuze none se wowe wavuze ko wamubonye ukabona ari gusa neza ubundi wowe akimara kuguhamagara ku telefone mukibwirana ni wa muntu umva ahantu mwahuriye muri salo bagiye kwiyogoshesha iyo ataza kwiyogoshesha ntabwo mwari guhuza
kuko mu nkuru z'urukundo dukora hano kuri Musinga TV turebe se abantu bahuriye bamenyaniye he. Inkuru iheruka episode ya 2 ni abantu bahuriye muri korali. Urumva? Mwebwe mwahuriye mu kazi yaje gusaba serivisi, bivuge ngo nka buriya nka gitifu ashobora kuba ari umusore, umukobwa yaza kwaka cyangwa cy'amavuko ati shyirahamwe naradika nomero yawe bikararangira. Ari wowe ubwawe ujya kumwemerera umubano no gukundana kugeza aho mubanye mukanabyara, abo mwahuye mbere niwe wa mbere mwari mukundanye? Ni iki ubivuge nawe yumva, ni iki umugabo wawe mu bantu ubu cyatumye uvuga uti n'uyu abandi ndabaretse? Urukundo nyine ni ikintu cyiza gake gake. Yakimpamagara numvaga nta n'ibiriyo, akampamagara njye ntamuhamagara. Akomeza kugenda abiza gake gake. Hatiriza. Cyagiye biza. Ngaho mubwire wo umurebe umubwire uti ikintu kimwe cyangwa bibiri cyangwa se bitatu cyangwa se n'ugisaba ugeze 10. Tubundi abo nahuye nabo ibintu nka bingahe uvuga uti jewe igihe tumaranye kuva twamenyana impamvu nahisemo we kandi amahitamo yanjye nkaba nyihagazeho naya abandi barusha ibinini kimwe bitatu cyangwa bitanu. Ni nka bingahe? Ni nka bingahe? Ntabwo nabivuga ngo birangize. Vuga bike muri byo. Nta kubesha, nta kuvanga uko turi kuganira ngo ugiye kumbesha. Nawe dera ahita bimenya. Nzi ko icyo kintu yari yacikuye icyo kintu. Umwanya n'uyu kimubwira. Bimubwira umureba. Naje gusanga atiyemera. Ntabwo yemera. Cya mbere, cya kabiri. Agira urukundo. Aragukunda. Cya gatatu. Ningera nko kuri 12 ndahita ndikira. Aho 12. Icya gatatu. Oya, niyemera agira urukundo. Cya gatatu. Muri make nyine bwakubiyemo byinshi. Mbwira bine. Mvuze bibiri cya gatatu. Mbwira icya gatatu. Cya gatatu. Ko byibagiwe. Hano ugajya gutetesha. Ntabwo birimo. Nta birimo n'igisirikare. Nta bitete. Ugutera pompaje ubundi. Ariko se umuntu niyemera aragukunda. Akubwiye ko nakuzanye n'akarabo kumuze. Karimo. Kuri Noheli. Sinakuzana akarabo. Kuri Noheli. Urabeshya. Avuga bariyemera no kaza niyemera. Akarabo ko kurya se cyangwa. Yuka. Yarabyibagiwe. Sa ko icyo gihe yararwaye. Arambwira mu minsi umaranye nawe wowe. Amushimiye ko utiyemera ukabona mukunda. Buriya kuba ukunda umuntu nta n'ikindi kiba kinarenze. Wowe ubwawe. Ikintu gituma uvuga uti byanze bikunze nubwo byagenda bite. Alice Yega ntiyakangutse. yakangutse. Ntagenda muterura. Kurira. Mbwira wowe. Washaka ubu muretse ubanze mu gikoma ugatararira. Wowe ubwawe. Ati umugore wanjye byanze bikunze mu gihe tumaranye 1 2 3 4 guti namubonyeho. Irinde kuvuga ko nyirakode. Nacyo cyane aho. Agira kode. Afunga umutwe. Aguhamagara ngo ta. Arambwira aya arabanje agambira abanje ati ta. Aya ezere kurambura yaje. Arikuva. Nazo ndavuga ati uzuye kumbwa ngo nataharya ari. Urumva? Afunga umutwe bimwe byabiri iminsi icyo kirarangiye. Urumva? Icya kabiri kibi. Ubwa kabiri arangije umwanya wo kujya ambwira ngo taha. Aziko nabimwiyabye arivugishwa ngarumva atameze neza bitanumva ko ariyo ngingo. Ashaje icyo gihe nahise ngaruka ndunya niyicarira. Handura tuzi. Ahandi ndiyakira mambo. Iyo ni defo ya mbere. Defo ya kabiri. Aya ni ya kabiri ngiyo. Si yo gufunga Ariko nyine ahandi nta kibazo. ahandi nta kibazo. Tubwire ibyiza wamushimira.
madamu nta kibazo nyine nta bintu sinubaha arakubaha aranyubaha ngukunda kankunda urumva ako nyine akantu k'agakode nako akode wakavuze akode kaba karimo nako vuga defo ziwe ibintu bibi uvuga uti nawe arawubana nawe abana umutwe ugiye kumutangamo kabiri abana umutwe ikindi agasuzugura ari byakazana oya ariko nta nubwo umugabo ategetswe kubaha umugore ntabwo bibiri bitegeka ndamubwira nk'ikintu agaceceka akanyibona kakwihorera muje gufunga umutwe ubwo biwaniremo mbese ubwo mudamu wanjye ari nk'umuntu ufunga mbese woroshye kutagira kode iyo yamukosora yizi kode agira nese urumva uteganya kuzamucanga urushyi rya ariko numva mwese muri ba mitwe ifunze urumva uzagera ahantu namukubita ntabamukubita navuze mu yaba abamuhombye ndamwibera umwana aha ntabwo namukubita ngiye kumuha ibere kuri kamera se ave kuri kamera ayisa kwe reka rero jyewe wenda dusoza ikiganiro nabasuye nze kwinywera igikoma nagisomye ikintu nabifuriza ni kimwe ni ugukundana mukabana mu mahoro buriya iyo watangiye kubyara uba wakuze sibyo yenda umusaza ni umusaza ese mfite hungu nakobwa hungu ibyara ebyiri mbese mfite rigani mfite na megani rigani na megani ngaruke kuri rigani ko namubonye arize rigani nyine ari ku mukuru ufite undi mugore ari ku mukuru rigani ufite undi mugore oya hanze nyine ariko nashuguritse gutya urantuburira washuguritse ko nashuguritse ndi kwiyesera nyine uri kwisuzuma shuwa arabizi ko mwashakanye ufite undi mwana arabizi shuwa afite umwaka n'amezi arindwi watuma nkubaza ngo ese kuki uwo nguwo mutabanye umuntu uramubyaje urangije ugiye gushaka uwundi uwo yakwanze ntabwo oya ntumuvuge nabi niba binahari ntubivuge oya ntabihari we nuko nyine yambwiye ko atagira ute atashaka gushaka atafite no gushaka vuba donc ikintu nagushimira ni uko nagushimira imbere y'abantu bose ni uko wagize ubutwari bwo kubwira uwo mubana ko ufite mbere cyangwa bivuze nyuma mwarabana arabimubwiye hakiri kare nubwo uje ndamubwira ati ngiye mfite umwana hanze nabyaye ukuntu ndi kwisuzuma warabimenye ntiyakubwiye ngo uri iki arambwiye ngo n'ubundi mvuze ngo n'ubundi ngo ndavuga ko ari kwisuzuma nagiye muri pati gutya biba ngombwa ko nirangira nisuzuma okay mama Megan nubwo utari kuri kamera tubwire wowe ukimara kumva ko afite undi mwana wumvise ari ikintu cyatuma umuntu mutabana njye naramukundaga kandi nawe nkabona nkunda kandi n'uwo mwana wamukunda n'uwo mukire wawe ukamukunda bose ndabakunda bose ukabakunda rero ubundi muri iyi minsi urukundo mu rugo rufite abantu bakeya sibyo uwo mwana aje hano waba mukasewe cyangwa waba nyina nawe mama waba mama wiwe namurerana na Megan wabarerana na mushiki wiwe reka mbashimire tujyanye ikiganiro kitari kirekire ariko njye nkunda kumva inkuru z'urukundo rw'abantu niyo mpamvu izi episode z'inkuru z'urukundo rw'abantu umunsi twareba urukundo rwa Nsabimana na Alice Nsabimana na Alice Salim mwifurije na madamu wawe Alice ni ukubyara ahungu n'akobwa
mukabana neza mugakundana. Muri iyi minsi hari ibintu byinshi bigenda bisenya ingo, ntabwo mbifuriza hano nk'uko yavuze ngo wiyemere. Niba yasanze ufite ikintu runaka n'icyo, ibindi bizaza. Niba yasanze ufite bike n'ibiza byinshi, ntabwo uwagukundiye muri bike ntabwo azakwangira muri byinshi, sibyo? Ikintu nagusaba ni kimwe, ni ugukomeza ukamukunda kuko abizi ko bihari. Kwiyemeraho nushaka uzaniyemera, ariko ku bandi ese wakemera ku muntu mu bandi yakabona turamutera murambeshya, sibyo? ajya akomeza no kuvugisha ukuri. Avugisha ukuri? Ajya akomeza avugisha ukuri. Ajya kubeshya? Oya. Ajya akomeza nyine avugisha ukuri. Turi ikindi ntuzazane ibinyoma mu rukundo mu rugo rwanyu. Ikindi, Imana ibahe umugisha, mubyareho umwakobwa. Ikindi kandi mwiragize Imana, musenge. Sabe gusenga? Gusenga imbere cyane. Ari wasazi yo bike. Umugore n'usenga. Ariko nawe ugomba gusengera urugo rwawe, sibyo? Ako n'adepera. Adepera umwakana se. Ntabwo kibirimo. Ntabwo kibirimo neza. Adepera. Nuko nyine bazifunditse. Aha, reka mbashimire abakunzi ba YouTube channel Musinga TV kuba mwabanye natwe mu nkuru y'urukundo ya Nsabimana na Alice. Baracyari abajene, imyaka 27. Imyaka ingahe? Ana. Agari ya. Ufite imyaka ingahe? Se 30. Ari, kwenye wowe? 24. Nine na 30 birahura. Uyu n'ubwa mbere cyanda muza rero 28. Muracyari bato, sibyo? Kora cyane kwita ku rugo, nibura aha mutuye hakabe ntangarugero, sibyo? Ntabwo byashimisha kumva abantu babana bahagiranye ibibazo n'ibiki. Ntuzamamagara umbwira ngo byanze, sibyo? Imana iguhe umugisha. Sawa. Sawa, namwe murakoze. Reka nigende. Yego.